narababwiye mu minsi yashize hari icyigisho natambukije ndavuga ni igihe kirageze kandi kirasohoye abantu bakenera Imana ku rwego rudasanzwe kandi umuntu azakenera Imana ku giti cye kuko Imana yarambwiye ngo igihe kirageze ngo abantu bakenera Imana. Bakenera iki? Yarambwiye ngo uwo yakeneye ikamubona nawe nayikenera azayibona. Bivuze ngo Imana idusaba kuyikorera aho idukeneye nayo ikazadukorera aho tuyikeneye. Ariko ndafashijwe, yikorera aho igukeneye nayo izagukorera aho uyikeneye. Ijambo rya gatatu yambwiye, yarambwiye ngo muri uyu mwaka abantu bayibaye imbere bagakora icyo ishaka ko bakora, izabakingurira inzugi ku buryo abantu bazagira ngo hari hegetseho. Mwabera mwigeze mubona umuntu wabatijwe yava mu mazi akavamo ari kuvuza induru, akavamo yikubita hasi yigaragura hasi? Ese umwuka w'Imana wambika umuntu ubusa ubaho? Ibaze kugira ngo ubone umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umukobwa ngo avuye mu mubatizo, ngo bamaze kumubatiza atangiye kwigaragura hasi, amaguru yashyize mu kirere, batangiye kumufata bapfundika ibitenge ku maguru kugira ngo atagaragaza ubwambure bwe, ngo arimo yuzuye umwuka wera. Umwuka wera ugaragura abantu hasi, umwuka wera wambura abantu, uwo ni umwuka wera cyangwa ni abadayimoni? Umuntu uvuye muri Yorodani kubatizwa akavamo ari umuntu w'igitsina gore, akavamo amaguru ayamanika mu kirere ayashyira hejuru ngo yuzuye umwuka. Mwabibonye he mwuka byarabwe? Niki gituma mutamenya ko tugeze mu bihe bikomeye bidusaba kuba maso? Ngira ngo hari ikiganiro nakoze mu minsi yashize mbabwira ko igihe kigeze kandi gisohoye Imana igiye kuza kugosora cyangwa se igiye kuza kuyungurura. Ntabwo azahunika amasaka atabanje kuyanyuza mu ntara cyangwa se ku ntara. Yesu afite intara mu ntoki kandi ntabwo azahunika amasaka atabanje kuyanyuza ku ntara ngo akuremo umurama. Ni ukugosora ngo azagosora. Turi mu gihe rero cyo kugosora. Yesu arimo aragosora, mu baririmbyi arimo kugosora, mu banyamasengesho ari kugosora, mu bakristo ari kugosora, mu banyamasengesho ari kugosora, mu badiyakoni ari kugosora. Uyu mugore ngo arahaguruka ngo ageze kuri biro, uwo mukozi w'Imana arangije aramubaza ngo ya mazi y'akazi yazi nagutumye wayazanye? Undi ati nayazanye. Undi ati rero kugira ngo nkwirukanemo izo mbaraga, izo karande n'imivumo n'inyatsi bikurimo, ni ukukuramo imyenda nkakuhagira ayo mazi nkayavanga n'andi mazi hano, hanyuma narangiza nkakuhagira umubiri wose wambaye ubusa, nkakwirukanamo izo mbaraga. Kandi uwo muntu uvuga ibyo bintu ni umugabo, arimo arabibwira umugore w'abandi ngo nakuremo imyenda ngo narangiza mwuhagire. Uyu mugore nawe yarantangaje ngo imyenda koko ngo yayikuyemo ngo baramwuhagira. Bakimara kumwuhagira arataha ngo baramubwira ngo imyuka mibi imuvuyemo. Ariko guhera uwo munsi yatangiye kurwana n'urugamba rwo kurotaguzwa, rwo guhura n'ibintu bitandukanye atari yarigeze ahura nabyo. Kandi bari bamubwiye ngo bagiye kumwirukanamo izo mbaraga, kumbe ahubwo bari kumushyiramo izindi. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ndabashimiye mwese kandi abifuriza ibihe byiza. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye, abari iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose, mu kazi kanyu ka buri munsi. Amahoro y'Imana akomeze abe muri mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu, kandi Imana ikomeze yagure imirimo y'amaboko yanyu. Ibyo mukora byose Imana ishyiremo umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndabasabira, murambifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Reka nihanganisha abatameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti, ababuze abavandimwe, abatishimye, abababaye. Mwese Imana ibahe kwihangana ndetse no gukomera. Mwese turimo duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, intambara zitandukanye, ariko ikiruta byose nuko Imana iri kumwe natwe. Kandi kuba utishimye uyu munsi nibisobanuye ko ejo utaba wishimye. Imana twizeye inyuranye ibihe kandi n'Imana ishobora byose. Komeza rero kandi ukomere, ibyo Imana yavuganye nawe byose bizasohora hatabuzeho na kimwe. Icyambere no kuyizera ukayiringira, ukamenya ko yabanye nawe mu minsi yose. Icyambere no kuyiringira
kandi ukamenya ko iyabanye nawe mu minsi yose yatahutse ntaho yagiye, iracyari kumwe nawe. Nuyitakariza icyizere rero, Imana iragukunda kandi Imana irakuzirikana, izakugirira neza. Nubwo uyu munsi waba uri kurira, ariko hari igihe kizagera ukaba wishimye, ibintu byose bikarushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Dani, uyu ni umwanya w'ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye. Ndashaka tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, dushingiye ku nkuru ndibuze no kubabwiraho, ariko ntari buze gutindaho cyane. Ndashaka ko tuvuga ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo hari ikiganiro nakoze mu minsi yashize mbabwira ko igihe kigeze kandi gisohoye, Imana igiye kuza kugosora cyangwa se igiye kuza kuyungurura imbuto nziza ikazishyira ukwazo, ndetse n'umurama nawo ikawushyira ukwawo. Ngira ngo ni ikiganiro wenda ndibuze kuza kugaruraho agace gatoya, kuko hari ababashije kugikurikirana, wenda hari n'abataragikurikiranye, ariko iki ni igihe Imana ishaka kugaragaza abakozi b'Imana nyabo, ndetse n'abiyitirira izina ryayo rimwe na rimwe bagashaka kuririraho, no kumuntu akiyita umukozi w'Imana, akiyita umupasiteri, akiyita umuhanuzi, akiyita umuvugabutumwa, ariko mu by'ukuri Imana itarabimutoranyirije. Rimwe na rimwe hakavamo no kwesikoroka abantu, kubeshya abantu, kandi turi mu gihe gikomeye nk'uko nabibabwiye mu minsi yashize. Harimo gukora imbaraga zidasanzwe za Satani ku buryo bukomeye, kandi zigakorera mu bantu, cyane ko Satani ntabwo uzamubona yaje ngo akore ku mugaragaro, ariko azakoresha bamwe mu bantu bamwemereye ndetse bakamuha umwanya, kubera ko rimwe na rimwe hari n'abantu usanga bitwa abakozi b'Imana, ariko Satani akabakenera mu biraka. Abantu bakaba ari abakozi b'Imana, ariko Satani yagukenera mu kiraka akagutuma akajya kugukoresha. Rero bivuze ngo dukwiriye kuba maso, ariko reka twifashishe ijambo ry'Imana hano tugiye gusoma, ari naryo tugiye kuza kuganiraho, ndetse n'ibindi bitandukanye turaza kugenda tuvugaho. Turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7, hanyuma muranyemerera dusome duhereye ku murongo wa 13. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Aha niho nshaka ko turi buze gutinda ku murongo wa 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Ku murongo wa 16 turavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa, cyangwa se kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumva imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Wenda reka tugarukire aho ngaho. Reka tugarukire kuri uyu murongo wa 22. Aravuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumva imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Iri niryo jambo nshaka ko tuganiraho, kandi ndabizi ko Imana iraza kubana natwe mu izina rya Yesu. Iminsi tugezemo iragoye kandi iraruhije. Pawulo yaravuze ngo musenge ubudasiba, kandi Yesu yaravuze ngo musenge mutagwa mu moshya.
kandi musengeshe umwuka iteka. Igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku mbuto bera. Naratangaye muri iki cyumweru, reka manze mbabwire mu minsi yashize nabagejejeho inkuru y'umupasiteri wagiye mu gihugu kimwe, yavuye mu gihugu cya Kenya ajya mu gihugu cy'Ubugande, agiye gushakayo nk'imbaraga zikora ibitangaza. Bamuhereza inzoka mu gikapu, ngira ngo ibyo bintu narabibabwiye ukuntu yageze ku mupaka, bari kumusaka bagasanga mu gikapu cye harimo inzoka ya metero 2, bakamubaza ahantu ayivanye n'aho ayijyanye. Yarababwiye ngo ayijyanye ngo ku rusengero rwe muri Kenya kugira ngo ijye imufasha ngo kwirukana ngo abazimu birukana abandi. Inzoka kwishushanya Satani yarayijyanye ngo ijye imufasha kwirukana abazimu, cyangwa yarayijyanye kugira ngo ijye imufasha kuzana abazimu. Ni igihe gikomeye abantu dusabwa kuba maso cyane kugira ngo tutabasha kwandura. Rimwe na rimwe hari igihe leta yacu y'u Rwanda ifunga isengero, abantu bamwe bati buriya leta irimo irarwanya Imana. Ariko se nimba koko umupasiteri aho kugira ngo ayobore abantu mu nzira nziza ibajyana ku Mana, ahubwo arimo arabateza ibibazo, ubundi urwo rusengero rwaba ari urusengero bwoko ki? Urusengero kugira ngo rubwirize abantu ubutumwa bwiza rurimo rurayobya abantu. Ariko Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku mbuto bera. Ntabwo igiti kibi cyera imbuto nziza, ntibishoboka. Igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza, kandi igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi. Ariko Bibiliya iravuze ngo igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kikajugunywa mu muriro, ntacyo kiba kikimaze, kirimo kirangiriza ubutaka, kirimo kiratwara umwanya w'ubusa, kigomba kurandurwa rero kikajugunywa mu butaka. Ese wowe wera imbuto zihe? Wera imbuto nziza cyangwa wera imbuto mbi? Ese uri igiti cyiza cyera imbuto nziza? Natangaye muri iki cyumweru mbonye umupasiteri uri kugenda ucicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, bavuga ko hari amafoto ye yagiye ahagaragara y'ubwambure bwe, kandi ngo yahoraga yesikoroka igitsina gore, abakobwa n'abagore, abakanga amafoto yabo bambaye ubusa. Ngo ni pasiteri, ngo ni umuhanuzi. Ngo umupasiteri ahanura ibiki? Niba uri pasiteri uvuga ko uri umuhanuzi, uri umuvugiramana, ugahamagara abagore n'abakobwa ngo nibikuremo imyenda, ngo nawe wikuremo imyenda, muvugane kuri video call, uri umupasiteri wiyita umukozi w'Imana. Ese ubwo izo ntore abo bakristo uyoboye urimo urabajyana mu bugingo cyangwa uri kubajyana mu irimbukiro? Njye nagize ubwoba, ndatangara cyane aho umuntu yitwa ko ari umukozi w'Imana ariko akayobya intore z'Imana, aho umuntu yita umuhanuzi ariko akaba yakuramo imyenda ku gasozi akavugana n'abakobwa yambaye ubusa nabo bambaye ubusa. Urimo urica abantu, urimo urangiriza abantu wiyita umukozi w'Imana. Uru rusengero ngo barufunga, induru zikavuga ngo bafunze urusengero. Ni uruhe bafunze ko nta rwari ruhari? Ntabwo bafunze urusengero rw'Imana, bafunze urw'inkozi z'ibibi. Bakristo bene data dukwiriye kuba maso, tukamenya ko tugeze mu minsi mibi, tugeze mu minsi y'imperuka. Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ngo hari abazajya imbere ya Kristo bamubwire bati twahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twabwirizaga mu izina ryawe, tugahanura mu izina ryawe. Ariko nabazabasubiza ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Uzi kuba wanditswe mu gitabo cy'itorero ariko utanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Hari bamwe bagiye bigishwa ngo bagiye kwirukana abadayimoni. Abadayimoni nibyo koko barabumvira baragenda, barangije baraza babwira Yesu bati uyu munsi igitangaza cyabaye, twirukanye abadayimoni, ibintu byakomeye. Yesu arabitegereza arababwira ngo icyo ntabwo aricyo cyari kuba ari cyiza kurushaho, ahubwo icyiza ni ukumenya ko izina ryanyu ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntimukanezezwe nuko abadayimoni babumviye, ntimukanezezwe nuko ibyo bitangaza mwabikoze bigakoreka, ahubwo unezezwe nuko
izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Dufite abantu bitwa abakozi b'Imana ariko banditswe mu gitabo cy'itorero gusa, batanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kwirukana abadayimoni ni kimwe, ariko no kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ni ikindi. Ntukanezezwe nuko wahanuye bigakunda, ntukanezezwe nuko uzi kubyina cyane, ntukanezezwe nuko uzi kuririmba cyane, ahubwo unezezwe nuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse, baza biyitirira izina ry'Imana, bavuga ko bakora imirimo n'ibitangaza. Ariko ibintu ntabwo byoroshye mw'abantu. Ku murongo wa 15 muri Matayo 7:15 havuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Barahari baza bameze nk'intama. None se nk'uyu mupasiteri uhamagara abantu video call akababwira ngo nibakuremo imyenda ngo arebe ubwambure bwabo, uyu murebye nyine inyuma physically ubona ari intama, ariko ibiri muri we biragaragaza ubusega bumurimo. Ntabwo nje gutukana, ndi kuvuga ibyo Bibiliya yavuze hano. Bibiliya yavuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Isegura ryumva umuntu akaza yiyambitse uruhu rw'intama ariko muri we ari isega iryana. Nta mupasiteri wabwiye abakobwa ngo nibakuremo imyenda ngo arebe ubwambure bwabo. Ese ubwo nibwo ibitangaza bikoreka? Ejo bundi hari uwamamagaye arambwira ngo umukozi w'Imana ni Karame, hatuguze ibintu byambayeho. Nese byagenze gute? Arambwira ngo nagize ikibazo, hari umukozi w'Imana nakuye nimero ze kuri social media, ndangije ndamuhamagara ngira ngo ansengere. Hanyuma arangije arambwira ngo ni intege njye kumureba kuri biro. Ndangije njya kumureba, ariko mbere yuko maguruka yanumye amazi ngo ashyushye y'akazuyazi. Iyi ni inkuru umuntu yanyibwiriye amamagaye arambwira ngo nimufashe gusenga imyuka uwo muntu yamushyizemo imuvemo. Nyamuneka nimwirinde izi imbaraga ziri gukora ku rwego rudasanzwe, mudahura nazo zikabateza ibibazo biruta ibyo mwari mufite mbere. Uyu mugore yaramamagaye arambwira ngo umukozi w'Imana, ngewe nabonye nimero kuri YouTube y'umukozi w'Imana, ndangije ndayihamagara. Arambwira ngo yahamagaye iyo nimero abona ari umukozi w'Imana, aravuga ngo musengere. None uwo mukozi w'Imana aramubwira ngo natega ajye kumureba kuri biro amusengere, ariko ngo agenda atwaye amazi y'akazuyazi ngo ari mu gateremunsi cyangwa mu gacupa, amazi adashyushye cyane. Uyu mugore ngo arangije aragenda ngo ageze kuri biro ngo pasiteri ngo cyangwa se umukozi w'Imana, reka mbyite gutyo. Iyo mvuze pasiteri mba numva ari ibindi, sinzi iri zina abantu bararyangije cyane, ariko pasiteri agomba kuba ari umuntu udasanzwe. Uyu mugore ngo arahaguruka ngo ageze kuri biro, uwo mukozi w'Imana arangije aramubaza ngo y'amazi y'akazuyazi nagutumye wayazanye? Undi ati nayazanye. Undi ati rero kugira ngo nkwirukanemo izo mbaraga, izo karande n'imivumo n'inyatsi bikurimo, nuko ukuramo imyenda nkakuhagira ayo mazi nkayavanga n'andi mazi hano, hanyuma narangiza nkakuhagira umubiri wose wambaye ubusa, nkakwirukanamo izo mbaraga. Kandi uwo muntu uvuga ibyo bintu ni umugabo, arimo arabibwira umugore w'abandi ngo nakuremo imyenda ngo narangiza amwuhagire. Uyu mugore nawe yarantangaje ngo imyenda koko ngo yayikuyemo ngo baramwuhagira. Bakimara kumwuhagira arataha ngo baramubwira ngo imyuka mibi imuvuyemo. Ariko guhera uwo munsi yatangiye kurwana n'urugamba rwo kurotaguzwa, rwo guhura n'ibintu bitandukanye atari yarigeze ahura nabyo. Kandi bari bamubwiye ngo bagiye kumwirukanamo izo mbaraga, kumbe ahubwo bari kumushyiramo izindi. Ninde wababwiye ko imyuka mibi yiruka iva mu muntu ari uko bamukarabije? Bibiliya iravuga ngo abadayimoni bakurwaho n'iki? No gusenga. Bene abo badayimoni bakurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. None mu cyimbo cyo kugira ngo basenge barimo baruhagira abantu bambaye ubusa ngo nibwo bari kubakuramo izo mbaraga. No. Ariko ibi byose nyine tugomba kubinyuramo, ariko tukamenya ubwenge, tukamenya ko tugeze mu gihe gikomeye. Izo mbaraga zirimo zirakora cyane. Mwabera mwigeze mubona umuntu wabatijwe yava mu mazi akavamo ari kuvuza induru, akavamo yikubita hasi yigaragura hasi? Ese umwuka w'Imana wambika umuntu ubusa ubaho? Ibaze kugira ngo ubone umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umukobwa
ngo avuye mu mubatizo, ngo bamaze kumubatiza atangiye kwigaragura hasi, amaguru yashyize mu kirere, batangiye kumufata bapfundika ibitenge ku maguru kugira ngo atagaragaza ubwambure bwe, ngo arimo yuzuye umwuka wera. Umwuka wera ugaragura abantu hasi, umwuka wera wambura abantu, uwo ni umwuka wera cyangwa ni abadayimoni? Umuntu uvuye muri Yorodani kubatizwa akavamo ari umuntu w'igitsina gore, akavamo amaguru ayamanika mu kirere ayashyira hejuru ngo yuzuye umwuka. Mwabibonye he mwuka byarabwe? Niki gituma mutamenya ko tugeze mu bihe bikomeye bidusaba kuba maso? Mureke dusenge, twegere Imana kurushaho, kuko kwegera Imana kuri twebwe nibyo byiza, nibyo byiza. Narababwiye mu minsi yashize, hari icyigisho natambukije, ndavuga ni igihe kirageze kandi kirasohoye, abantu bakenera Imana ku rwego rudasanzwe, kandi umuntu azakenera Imana ku giti cye. Igihe kirageze kandi kirasohoye, umuntu akenera Imana ku giti cye, kandi ibingibi biraje birihuse, aho umuntu agiye kujya asenga ku giti cye ari wenyine, we n'Imana ye. Igihe kirageze ngo umuntu yimenye we n'Imana ye, kuko abiyita intumwa, abiyita abahanuzi, abiyita abapasiteri bamaze kubivanga. Nimba pasiteri asigaye ahamagara umukobwa ngo kuramo imyenda, ngo usengere wambaye ubusa, ngo nkurebe video call, what does it mean? Ibyo bisobanuye iki gukuramo imyenda ku gitsina gore uri pasiteri ubwira umuntu gutyo? Nyaboneka nimureke tube maso. Bibiliya iravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zabo. Ntabwo igiti cyiza cyera imbuto mbi, ibyo ntibishoboka. Ariko Yesu afite agahinda, Imana ifite agahinda. Hari ibiti yarizi ko, hari ibiti Imana yarizi ko bizera imbuto nziza, ariko yatunguwe no kubona byareza imbuto zisharira, imbuto zareza indibu. Imana ari bitezeho umusaruro mwiza, ariko Imana irababaye, ifite agahinda. Iri kwibaza ukuntu igiti cyiza cyera imbuto mbi. Ntabwo ibyo bishoboka. Igiti kibi cyera imbuto mbi, igiti cyiza kikera imbuto nziza. Kandi burya igiti cyose cyera imbuto zacyo. Ntabwo ipera ryakera avoka. Ntibishoboka. Mureke tube maso rero dusenge, kandi dusengeshe umwuka iteka. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Bibiliya yavuze ngo muhitemo kunyura mu irembo rifunganye. Gusa iryo rembo ngo kurinyuramo biraruhije. Iryo rembo kurinyuramo ntabwo byoroshye. Irembo rifunganye kurinyuramo birakomeye. Ariko Bibiliya iravuga ngo iki? Yesaya 35:8 haravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwiye kwera no gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo, ngo ahubwo iyo nzira izitwiye babandi Bibiliya ivuga ni abakijijwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ngo kandi abanduye imitima ntibazayinyuramo, ngo ahubwo izabiya babandi. Hepfo akavuga ngo naho umugenzi yaba ari umuswa, ntabwo iyo nzira ashobora kuzayiyoba. Ntabwo iyo nzira ashobora kuzayiyoba. Icyo nje kubabwira ni iki hano rero? Nabwiraga abantu ngo babe maso, ariko sinzi impamvu kubona umuntu w'umugore w'umukobwa ngo pasiteri ngo yambwiye ngo nkuremo imyenda ngo nyikuramo ngo ansengere. Ubwo wumvaga agiye kugusengera koko? Ese bagusengeye wambaye imyenda ntabwo isengesho ryakumvikana? Mbega ukuntu isi irushye, mbega ukuntu abantu barushye, mbega ukuntu abantu bafite ibibazo. Ubuhungiro ni muri Kristo Yesu. Mube maso. Satani yarinjiriye, ikizira cyageze ahera. Abahoze baruhura imitima y'abantu nibo batangiye kugenda babakorera ibintu bidasobanutse. Ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko ijambo Imana yavuze iraririnda ibihe n'ibihe, kandi Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka rukomeye ruracyariho, kandi rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Niba Uwiteka azabe rero, ntabwo dukwiriye gutinya, ntabwo dukwiriye kugira ubwoba. Imana iri kumwe natwe, kandi Imana izakomeza kutugirira neza. Imana izakomeza kubana natwe. Icyo dusabwa ni kimwe gusa, ni ukwezwa no gukiranuka, kwirinda ibibi byose, tukagerageza kwizera Imana kuko ariyo mugenga wa byose.
kandi iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, duharanire kumenya ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibindi byo tubirekere Imana. Kandi niba wirate ko uzi Kristo, wirate Kristo, niwe wenyine gusa ufite ubushobozi bwo kugutambutsa mu bibazo byose uhura nabyo. Ariko reka mbibariza akabazo kamwe. Mu gihe cyaguma mu rugo muri COVID, abantu ntabwo babonaga uburyo bajya mu materaniro, ntibabonaga uburyo bajya gusengera ahandi, bajya guhura n'abandi. Icyo gihe ntabwo abantu basenze. N'ubundi rero icyo gihe kiraje kandi kirasohoye. Umuntu wese yige gusenga ku giti cye. Ntabwo COVID mbabwiye ko igiye kugaruka, ahubwo mbabwiye ko igihe kigeze ngo umuntu yige gusenga ku giti cye. Ibintu byo kwikopesha amasengesho, no, igihe cyo kwikopesha amasengesho kirarangiye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo wige gusenga ku giti cyawe. Pasiteri icyo azagukora, azakubatiza, gushyingire na gushyingure wapfuye. Ariko mu gihe uyu munsi utariga gusenga ku giti cyawe, ntabwo bizakorohera. Biragoye pe, biragoye ko bizakorohera, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Kandi nibamara gukomera, Uwiteka azabakoresha iby'ubutwari. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ese muri wowe ufite inzira z'igisiyoni? Imana iduhana umugisha. Ndabashimiye kubwira ijambo mukurikiranye. Narinje kubabwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba ubona imbuto ze atari nziza, irinde kugendana nawe, irinde gutindana nawe, irinde gutindana n'uwo muntu udafite imbuto nziza, kubera ko iyo ugendanye n'umuntu udafite imbuto nziza, ukiduka watangiye kwandura ingeso ze mbi afite. Iyo ugendanye n'umujura ugeraho nawe ukiba. Iyo ugendanye n'umusinzi ugeraho ugasinda. Wagendana n'umusambanyi ukageraho ugasambana. Wagendana umuntu wese ugendanye nawe udafite imbuto nziza, ugeraho nawe ukandura iyo mico mibi. Niyo mpamvu mukwiriye kwirinda ko mugenda, kugira ngo mutagenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abantu bafite ubwenge buturuka kuri Kristo Yesu. Imana nibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Mbanje kubabwira ibi ngibi kuko umwuka bamaye kubivuga, kugira ngo twirinde kandi turusheho kwegera Imana. Nitwegera Imana nayo izatwegera. Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani azabahunga, ariko nimwegera Imana nayo izabegera. Iki nicyo gihe cyawe, nicyo gihe cyanjye cyo kugira ngo turusheho kwegera Imana, hanyuma Imana nayo ikore byinshi birenze ibyo tuyisaba. Amahoro y'Imana bane namwe, ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Ndabakunda cyane. Mukore subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Nimunyemerere nsenge nsoza kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Imana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe nirigira imbaraga mu mitima y'abantu barikurikiranye, kandi ryubake byinshi, rigira ibyo risenya, ibidafite umumaro bisenywe nawe, hanyuma imbaraga z'Imana zibane natwe. Ndagusabye kugira ngo buri muntu wese umukomereze mu kwizera, uduhe kumenya ndetse no gusobanukirwa no guhishurirwa iminsi mibi duhagazemo, iminsi Satani ari gukora cyane ku rwego rudasanzwe, kandi agakorera mu bantu twitaga abakozi b'Imana. Ndagusabye kugira ngo uburinzi bw'Imana buze ku bantu bawe, kandi buri muntu wese umuhereza imbaraga zo kukumenya, umuhe imbaraga zo kumenya gusenga, kuko igihe tugezemo kiragoye kandi kiraruhije, aho abari intwari bamaze kunanirwa, ubu hasigaye ab'intwarane. Ndagusabye kugira ngo umwuka wera w'Imana bane natwe. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ngo muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera z'isi. Izo mbaraga z'Imana, uwo mwuka wera w'Imana, ndamusabira buri muntu wese uteze amatwi rino jambo, kugira ngo yuzuzwe izindi mbaraga, agire imbaraga zo kumenya kwisengera no gusenga, kandi wongere wandike amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye. Ntitunezezwe nuko twahanuye, ntitunezezwe nuko twabwirije bigakunda, ntitunezezwe nuko twakoze ibitangaza, ahubwo tunezezwe nuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwana. Ndagushimiye. Ijambo ryawe nirigwire.
kandi riganze, rikore bitangaza mu mitima yacu, kandi umuntu wese uri bwumvira ijambo rize guhindura byinshi, yongere asubizwemo imbaraga, yongere yizere ko Kristo ari we mwungeri wacu kandi ari we mushumba mukuru uragira ntazimizi zaragiye. Urakoze, turagushimiye, nubane natwe muri byose, bisabye Imana mu izina rya Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Ndabakunda, Imana nibaha umugisha. Amen. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.